Haleluya. Nicyo gituma mukwiriye kwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi kugira ngo mugire amaboko mujye mu gihugu mugihindure, nicyo mwambuka mujyamo no guhindura, mubone kuramira mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza wanyu kubahaho urubyaro rwabo n'igihugu cy'amata n'ubuki. Yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwanyu nabwo. Uwiteka abane namwe. Uwiteka abane namwe. Uwiteka abane namwe. Mana isumba byose, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuko uri umubyeyi mwiza. Turagushimira uyu mwanya waduhaye, turagushimira amahirwe yo kuba tukiriho, turagushimira izina ryawe n'icyubahiro cyawe. Turi hano kuko wabishatse, turi hano kuko udukunda, turi hano kuko ushaka kuvugana natwe. Ducishijwe bugufi, ushyirwe hejuru, duteze amatwi ngo uvugane natwe uburyo tuguteze amatwi kuko Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Mwicare. Nongeye gushima Imana cyane kuba hano uyu munsi. Ndashima muganga umaze kutubwira gahunda yatuzanye. Nk'uko babivuze, twazanywe na gahunda. Murabona ko ibihe turimo uko bigenda, umunsi ugenda, iminsi ihita, niko ubuzima bugenda buhindura isura, kandi buhindura isura kubera ko natwe twahinduye imyifatire, bikatujyana mu kaga, bikatujyana mu byago, bikatujyana ahantu natwe tudashobora gusobanura. Niyo mpamvu uyu munsi twatekereje kuza kwifatanya namwe abanyakibali, dufatanyije n'inzego za leta, kugira ngo twese dufatanye kwamagana, kurwanya, guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Haleluya. Ibyo bikanajyana no kwiteganyiriza ubwisungane mu kwivuza. Kugira ngo ibyo tubikore neza, twasanze hari n'abantu turi butumwe izo nshingano kugira ngo nabo barusheho kudufasha, kuko twebwe mw'itorangirikani icyo dushoboye ni ukuvugana n'abayoboke twahamagariwe, twakiriye, twemererwa na leta kugira ngo ariko nabo bajyane ubutumwa ahandi. Rero twaje kubatuma mwese, ariko by'umwihariko turavuga ngo hari ibyiciro dukoreramo byitwa Mothers Union, byitwa Fathers Union, Ebenezeri, abasheshe akanguhe. Uyu munsi turi bubatumwe. Haleluya. Nta kirori kiri hano, ahubwo twaje gutuma abantu kurwanya icyorezo cya COVID, twaje gutuma abantu kubungabunga ubuzima, abantu biteganyiriza ubwisungane mu kwivuza. Ubwo rero ba Mothers Union, ba Fathers Union, abasheshe akanguhe, abayebeneze, noneho namwe abateraniye hano n'abatwumva bose, mwumve ngo uyu ni umunsi twaje kugira ngo twese duhane ubutumwa bwo kugira ngo turwanye icyorezo cya COVID, ariko noneho tuniteganyiriza ubwisungane mu kwivuza. Amen. Ibyo turabikora kubera ko ubuzima turimo n'urugendo. Urugendo umuntu atangira akivuka, urugendo umuntu akomeza kuzarinda asubije umwuka, asubije ikarita bayimuhaye y'ubuzima. Ubwo rugendo rw'ubuzima turimo, ibice badusomeye nabyo biratubwira uko ari bibiri batubwiramo abagenzi. Igice cya mbere batubwiyemo Abisirayeli bari kumwe na Mose, bari mu rugendo. Igice cya kabiri batubwiye undi mugenzi witwa Pawulo wagenze nawe nabo bari kumwe. Mose n'Abisirayeli bagenze urugendo bava mu gihugu cya Egiputa, bambuka Yorodani, baca mu butayu, bazengukamo imyaka 40, bagombaga kugera mu gihugu cyitwa Kanani, igihugu cy'amata n'ubuki. Haleluya. Igihugu cy'isezerano. Pawulo yagombaga kuva mu rugendo yari arimo akazamuka, bari bahuye n'ibibazo bikomeye, bagendaga mu bwato, mu rugendo rwose haba ibibazo.
rero hari umugenzi witwa Bisirayeli, hari urugendo rwakozwe na Pawulo. Uyu munsi urugendo ndi bukubwire n'urwanjye nawe. Haleluya. Icyo nkubwira cyo nuko mu rugendo habamo ibibazo, ariko ntabwo habamo ibibazo gusa, habamo n'ibyiza. Ibibazo biterwa na sekibi, ibibazo bigaterwa n'intege zacu kutita ku mabwiriza, ariko tukagira n'umwami wacu Yesu Kristo uzana ibisubizo. Haleluya. Hari umuntu uzana ibibazo, hari n'uzana ibisubizo, ariko hagati yabyo harimo uruhare rwanjye nawe, kubera ko nanjye ndi umugenzi, kandi umugenzi ugenda hagati y'abo bantu bombi. Uruhande rw'ibumoso hari uteza ibibazo, uruhande rw'iburyo hari ufite ibisubizo. Icyo bisaba ni iki? Ni ukumvira. Niyo mpamvu nusoma uriya murongo, igice badusomeye cyo mu Gutegeka kwa 2, batubwiye neza umurongo wa 8, batubwiye ngo nicyo gituma dukwiriye kwitondera, mukwiriye kwitondera amategeko uyu munsi. Ibyo ni byo Mose yabwiye Abisirayeli. Ntabwo ndi bubitindaho cyane kuko urugero rw'Abisirayeli na Mose muraruzi. Hari amategeko y'ubwoko bwinshi. Amategeko ya mbere ni amategeko Imana yahaye Mose ku musozi Sinayi. Ayo mategeko yandikwa ku bisate by'amabuye uko yari 10. Bagombaga kwitondera kubana neza n'Imana yabo kugira ngo barusheho kuramira mu gihugu no gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ayo ni amategeko y'abanza. Hanyuma amategeko yandi 6 uhereye ku itegeko rya 5 yagombaga gufasha abantu kubana neza n'abandi. Iyo ubanye neza n'Imana ukabana neza n'abandi, biguha amahirwe yo kubaho neza, ari nacyo Imana yashakiraga umuntu ikimurimo. Mu gitabo cya mbere cy'Itangiriro, igice cya mbere, Imana imaze kurema umuntu mu ishusho yayo, yamuhaye umugisha, imuha amahirwe, imuha ibintu byose, kuko mu gice cya 1 yamushyize mu busitani bwa Edeni, bwari burimo ibintu byose byo kurya n'ibyo kunywa n'amahoro n'umutekano, ariko no gusurwa n'Imana umunsi ku munsi. Haleluya. Igihe cy'Imana yashakaga, ariko bimaze kutagenda gutyo, umuntu amaze gusuzugura, ibibazo biraza. Imana ntabwo yarekeye aho ngaho, yashyizeho ubwo buryo bwo gutabara umuntu, ari nabwo uyu munsi tukigendera. Ayo mategeko rero yaje gushyirwaho kubera ko umuntu yasuzuguye, kandi murabizi iyo umuntu yishe amategeko, igikurikiraho ni uguhana. Rero Imana yari yashyizeho ubwo buryo bwo korohereza umuntu, imushyiraho ni buri kintu umuntu azajya akurikiza kugira ngo atabaho mu kirere, hanyuma agire ubuzima bwiza. Ibyo Abisirayeli bahawe uyu munsi nicyo Mose arimo kubabwira mu mategeko yandi y'inyongera y'umugereka. Yashaka kugira ngo bumvire ayo mategeko, bayitondere, hasi akavuga kugira ngo baramire mu gihugu Uwiteka Imana ba. Ariko noneho arababwira ngo kugira ngo icyo gihugu bagombaga kujyamo, ni igihugu bagombaga gutunga, ni igihugu bagombaga kubohoza, ni igihugu bagombaga kugira icyabo, kandi icyo gihugu cyari igihugu cy'amata n'ubuki. Muri iki gitondo ndakwifuriza kugira ngo ube mu gihugu cy'amata n'ubuki. Abisirayeli babwirwaga Kanani, uyu munsi igihugu cyawe cy'amata n'ubuki ni igihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Uyu munsi igihugu cyawe cy'amata n'ubuki ni ikibari yawe, naho utuye ni mu rugo rwawe. Niba Imana ishaka kuguhera amata, niba Imana ishaka kuguhera ubuki, ariko hari icyo usabwa. Urasabwa iki? Kugira icyo witondera. Amen. Urasabwa kugira icyo witondera. Uyu munsi icyorezo cyugarije isi, cyugarije noneho rwa rugendo rwanjye nawe uyu munsi, ni COVID-19. Hari amategeko rero. Abisirayeli bari bafite amategeko 10. Nyuma baza no kuyagira menshi kugira ngo nibura borohereze umuntu wenda atoremo kamwe. Twebwe rero uyu munsi kugira ngo amahirwe nibura dushobore kugera no kubindi, ushobore guhinga, ushobore korora, ushobore gucuruza, ushobore gusura inshuti, ushobore gusubira mu birori, ni uko wubahiriza amategeko yo kurwanya COVID-19. Muganga arabarata amaze kubitubwira neza. Amategeko ni menshi, bayatubwiye muri 3. Kwambara neza agapfukamunwa, gukaraba intoki neza, gushyira intera. Noneho ayo ni nka turageranya n'andi 10 y'Abisirayeli bahawe. Igitabo cyo kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere n'indikurikira. Aha Mose yabwiraga Abisirayeli
amategeko yandi y'inyongera. Ku mategeko yandi y'inyongera uyu munsi dufite nka covid kugira ngo turusheho kwirinda no kuzava mu gihugu cy'amata n'ubuki, baratubwira kudakora ingendo zitari ngombwa, baratubwira kutajya mu birori, baratubwira kutajya ahantu turi benshi, baratubwira kutajya mu tubari, baratubwira kutajya muri ibyo byose. Ibyo byose ni ibyo dushobora gukora mu gihe gitoya, abantu bose babikorera icyarimwe. Iyi covid yagenda igaciga, bya bindi mukazabikora mu mudendezo, ukambuka ukagera mu gihugu cy'amata n'ubuki. Icya kabiri, igice badusomeye cya kabiri, badusomeye mu rwandiko byakozwe n'intumwa mu gice cya 27. Umuntu witwa Pawulo yakoze urugendo. Urugendo batubwira ni zimwe mu ngendo yakoze. Pawulo uyu nguyu ni umuntu uzwi uburyo bunyuranye ndetse bw'amayobera, kandi uyu Pawulo amateka ye ndavuga mu bice bibiri gusa byoroheje. Igice cya mbere, Pawulo uyu nguyu yitwaga Sawuli, yari afite ubwenegihugu bubiri. Aho yavukiye bagiraga umuco wo gutsimbarara ku Mana yabo, ariko Imana yabo bari barayibeshyeho. Ab'Imana bo bumvise uko bitari, bazi ko ari nabo bafite Imana imwe bonyine, nta wundi wemerewe gusenga iyo Mana yabo. Igihe kimwe ni mu gice cya kera cy'ibyakozwe n'intumwa, Sawuli arimo agenda, kuko mu ishyaka yari yarabwiwe ko umuntu uvuga Imana itari iyabo bagomba kumwica. Mu gihe Yesu yazaga, dore ko Pawulo uyu nguyu yari yaravutse mu kinyejana cya 4 mbere ya Yesu, cyangwa se reka mvuge ngo mbere ya Yesu ho ibice 4. Yesu yadutse arimo kuvuga ubutumwa, abantu batangiye kumukurikira. Uyu Pawulo wari ukiri Sawuli yumvise umuntu urimo kuvuga indi mana, rya shyaka yari afite n'umuco wabo, atangira kujya kurwanya abo bantu anabica. Iki gihe rero mu gice cya kera yarimo ajya ahantu bita Damasiko, yumvise ko ariho hari abayoboke benshi bamamaza Kristo. Arimo agenda, ageze mu nzira ngo umucyo w'Imana uramugota, umuhuma amaso, umuhuma ubwenge, umutwara imbaraga, yikubita hasi ahita ahuma. Igihe arimo yigaragura, yumva ijwi riramubwira ngo Sawuli, 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 undenganiriza iki? Bya masagaga bwa bukana bwose yari afite, Sawuli acishwa bugufi, aravuga ngo mbese urinde mwami uwo ndenganya. Amaze kuvuga ngo urinde mwami uwo ndenganya, ijwi riramubwira ngo ni jyewe Yesu. Kuva uwo mwanya nibwo uyu muntu witwa Sawuli yajyanywe n'abantu bari bari kumwe bajya kwica. Marayika w'Imana amuhishurira ko hari umuntu witwa Ananiya. Ananiya nawe ahishurirwa ko agomba gutegereza umuntu uje. Nuko Sawuli ageze kwa Ananiya. Ananiya yari umuhanuzi, yari umutambyi. Yakira Sawuli, aramubatiza. Amaze kubatizwa yuzura Umwuka Wera, ako kanya ahita ahinduka. Ibyo yari afite mu mutwe birahinduka, n'izina rirahinduka. Ubu Sawuli n'ingeso zabyo arazita, yitwa Pawulo umutagatifu. Atangira noneho gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Igihe abantu bari babonye ibya Sawuli bihindutse, batangiye kumirwa, marayika w'Imana yaravuze ngo nimumureke uwo azaba igikoresho cyanjye. Ndakwifuriza muri iki gitondo cy'uyu munsi kumva ijwi ry'Imana ugahinduka, ukaba igikoresho cy'Uwiteka Imana yawe. Aha niho yatangiye. Kuva uwo munsi yatangiye gukora ingendo yakoze 3 zizwi. Yahereye Antiyokiya, aragenda. Aha ngaha yari mu rugendo rwe rwa nyuma, niho yageze. Ariko icyo ndashaka kubabwira nuko muri izi ngendo atangiye kuvuga ibinyuranye n'ibyo yavugaga, abantu bose baramurwanyije, bakamurega ubutware, bahiga kumwica, baramufunga. Yagiye ahura n'ibibazo.
muri iki gihe rero yari ari hamwe mu ngendo zimwe bamujyanaga bamuzereza bashaka kumugirira nabi, aha bari bamushyize mu bwato. Uriya murongo wa 10 yahamagaye abantu, namwe ngira ngo bahamagare muri iki gitondo. Aravuga ngo mbega bagabo bene data, ngo ko ndeba uru rugendo rugiye gutobera amakamba. Reka masome neza nindangiza gusoma ibyo muri Bibiliya, ndabisoma noneho mu rurimi rwa Kibali. Umurongo wa 10 uravuga ngo yemwe bagabo. Ninsoma mu rurimi rwa Kibali ndi busome mvuge ngo yemwe bagore, yemwe bagabo, yemwe Ebenezeri, yemwe Mada Ziniyoni, yemwe Fada Ziniyoni, yemwe bashesha kanguhe, yemwe rubyiruko, yemwe bantu bari aha ngaha, abana n'abantu b'ingeri zose. Mbese ko mbonye urugendo rugiye kubamo ibyago n'amakuba menshi. Nutekereza mu gihe cya none ugasubiza amaso inyuma, ukareba aho covid iriza igaruka, ukareba uko abantu bagenda batera hagati mu ryinyo bakibagirwa, ukareba uko abantu babwira ibya mituweli bakibagirwa, ukareba uko abantu babwira kubana neza bakibagirwa, ukareba uko babwira abantu kwiyitaho no gutunganya ibigomba gutunganywa bakibagirwa, ukareba ko uyu munsi aho covid itereye abantu bibagiwe Imana yabo, abantu birengagije Imana yabo, abantu birengagije ibyo bagomba gukora, bamwe basubira mu tubari, abandi basubira mu bintu n'ibindi. Biratubwira ngo mbega bantu b'Imana kuri urugero rw'ubuzima rugiye kutugirira n'ibyago byinshi. Nusuzuma ugasanga utakikora ibyo ugomba gukora, ugasuzuma ukareba ugasanga utakibaho ugomba kubaho, wa mugabo ugasanga utacyubahiriza inshingano zawe mu rugo, wa mugore ugasanga utacyubahiriza inshingano zawe mu rugo, ababyeyi ku bana, bana ku babyeyi, abayobozi ku bayoborwa. Uru rugendo rugiye kutugirira amakaga kenshi. Urugendo rw'ubuzima turimo ni ubuzima, ni urugendo rukomeye, ni urugendo rusaba ngo abantu bubahiriza amabwiriza, abantu bubahiriza amategeko. Turava ku mategeko ya mbere y'Imana yo kubana neza n'Imana n'abantu, tugere ku mategeko abwira abagore kubana neza n'abagabo, abagabo kubana neza n'abagore, tujye ku mategeko abwira abavandimwe kubana neza, abaturanyi kubana neza, tugere kubana n'ababyeyi, tugere ku nshuti z'abakobwa n'abahungu, tugere ku baturanyi. Ayo mabwiriza arasaba umuntu wese kuyibuka. Niba tutayibutse, urugendo rw'ubuzima rugiye kuba nabi, rugiye kuba amakaga, rugiye kubamo ibyago. Birasaba ko abantu twibuka ngo hari amategeko tugomba kubahiriza. Muri iki gitondo ndagira ngo twibuke ayo mabwiriza, twibukiranye icyo dusabwa kugira ngo uru rugendo rwe kuba amakaga gusa. Bavuze ngo ntabwo ari akaga gusa, ngo biri bugere no ku bugingo bwacu. Uyu munsi abantu barirengagiza icyo Imana idushakaho kugira ngo tubeho neza, bwa buzima bwiza, tugere mu gihugu cy'amata n'ubuki, tuzagere no ku maherezo meza. Abantu bagatangira batakaza iby'isi, ubutunzi bugatakara, ubuzima bugatakara, umubiri kubera uburwayi, ubucuti bugatakara hagati y'abantu n'abandi. Nibikomeza gutyo n'amaherezo abantu bazabura n'ubugingo. Icyo mbasaba rero muri iki gitondo ni ikintu kimwe, n'uko twibuka ngo turasabwa kugira ibyo twubahiriza. Tuributsa ko turi mu rugendo, kandi urugendo rushobora gukomera cyangwa rukoroha bitewe n'uko twebwe turwitwayemo. Igihe kimwe tubisanga mu butumwa bwose uko ari bune, murabizi ni inkuru ikunda kugaragara, ni mu butumwa bune. Yesu yagiye mu nyanja, ajya mu bwato n'abigishwa be. Yesu arisinzira, asinziriye umuraba uraza uje, abo bari kumwe bose bagira ubwoba, baramuhamagara bati ariko mwigishwa wisinziriye, ntabwo uzi ibyawe, ntabwo natwitayeho. Nuko baramukangura, nuko abyutse gusa arakanguka arihagararira, abwira inyanja ati wa nyanja we tuza. Haleluya, tuza wa nyanja we. Muri iki gitondo igisubizo aho kiri buve ni iki?
nuko duhamagara Yesu, nuko duhamagara Yesu. Yesu maze kubwira inyanja ngo nituze, abantu ngo baratangaye cyane, baravuga ati mbese burya uyu ni muntu ki? Umuntu ki ushobora kubwira n'inyanja ngo nicece kigaceceka, imihangayiko twari dufite, ubwoba twari dufite bugahagarara. Ndagira nkubwire muri iki gitondo ngo nuhamagara Yesu, Yesu barasinziriye kubera ko ntibamwirengagije, ariko Yesu nta nubwo ajya arasinzira, kuko kiriya yari akiri mu mubiri ashaka kwereka abantu ko aba mu mubiri, aho ari umunsi ntabwo asinzira. Haleluya, atubereye maso. Imana yacu ntabwo isinzira, itubereye maso, ariko irakwihorera kubera ko nawe wayibona. Abantu benshi bayitaye umugongo, abantu benshi bibagiwe amategeko, abantu benshi baretse ibyo bakwiriye gukora, abagabo bareka ibyo bakwiriye gukora, abagore bareka ibyo bakwiriye gukora. Buri muntu wese atakaza inshingano ze, ahitamo kujya kure y'Imana. Mwibuke Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, baragiye barukanka bajya munsi y'igiti. Uyu munsi abantu barimo barahunga Imana, barahunga itorero, barahunga amadini, bahugira ubwayi mu kigunda. Niyo mpamvu abantu inzoga zirabishe, urumogi rurabishe, kanyanga zirabishe, none mugiye gutuma na korona itwica. Urugendo nyamara rugiye kubamo ibyago mw'abantu. Urugendo nimutitonda rurabamo ibyago, turatakaza ubutunzi, turatakaza imibiri, turatakaza inshuti, turatakaza n'ubugingo. Nyamara biroroshye kwirinda, kwifata, kubahiriza amabwiriza yose dusabwa. Harayo aho tuba hose hari amabwiriza. Ndagira nk'ingingi muri iki gitondo ngo uhamagare Yesu. Intego y'amazi y'Indiyoni y'uyu mwaka nayo bayitubwiye mu Batesalonike, iradukwira ngo ntitugacoborere gukora neza. Gukora neza kwa mbere ni ukubahiriza amategeko. Gukora neza kwa mbere ni ukwibuka inshingano zawe. Gukora neza kwa mbere ni ukuba maso. Ariko icy'akarusho guhamagara Yesu Kristo, kwibuka ko Yesu Kristo akubereye maso, kwibuka ko leta ikubereye maso, kwibuka ko itorero rikubereye maso, kwibuka ko umugabo n'umugore umwe abereye undi maso, kwibuka ko ababyeyi bagomba kubera amaso abana, kwibuka ko abana nabo bagomba kubera amaso ababyeyi, kwibuka buri wese inshingano ze. Nitwibuka izo nshingano zacu, umuntu wese azabona ibye, azabona ingororano ze, urugendo ruzoroha, ubuzima buzoroha, amaherezo yacu azaba meza. Ndabasaba rero ngo twituzume turebe icyo uyu munsi dusabwa. Ni ikintu cyoroshye gusa, babitubwiye mu gutegeka kwa kabiri, nicyo gituma dukwiriye kwitondera amategeko yose bategeka uyu munsi, kugira ngo mugire amaboko mujye mu gihugu mu gihindure, nicyo mwambuka mujyanwamo no guhindura. Mubone uko muramira mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu kubaha, mbone urubyaro rwabo igihugu cy'amata n'ubuki. Ku murongo wa 16 kamere kwa 13 aravuga, nimugire umwete wo kumvira amategeko yanyu mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ngo icyo gihe nzavubira imvura igihugu cyanyu mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo, kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya muhage. Haleluya. Icyo nicyo mbifurije bene data muhuriye hano uyu munsi. Nongera kubibutsa ngo Uwiteka arashaka kubagirira neza, ariko mugarukire n'Uwiteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimungarukire nanjye ndabagarukira, kandi ngo nimushakane umutima wanyu wose muzambona. Yesu yabwiye abigishwa be, Yohana 15:16, guhera kwa 15 avuga ngo simwanduranije njye n'abatoranije, bashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zihoreho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Mureke uyu munsi mu bihe bya none
mu gihe ibihugu duturanye byugarijwe na korona kurusha iyo dufite ari mu bukana ari no mu moko, twebwe uyu munsi twibuke ngo dufite amahirwe aturuka ku ngamba n'inshingano tugomba kubahiriza kugira ngo imigisha y'Imana itumanukire iturutse mu kumvira, hanyuma imvura ngo izagwa ku gipimo cyiza n'amatungo yanyu n'imirima yanyu, ariko namwe ubwacu igihugu Imana yabarahiriye basokuruza izakiba. Yagutuje hano muri Kibali nta n'umwe wahahisemo, burya nta muntu n'umwe uhitamo umubyeyi umubyara, nta n'uhitamo ahantu hari buvukire. Wewe ushobora gukuruka uti nge ndimukira aha n'aha, nabo ku bwa kamere yawe utanazi niba uzahagirira amahirwe, ariko aha ngaha ni Imana yaguhaye u Rwanda, iguha Amajyaruguru, iguha Kibali, iguha aho utuye uyu munsi, aho wavukiye. Muri cyo hantu tubashimira Imana. Niturangiza twemerera Imana kuyibera ibikoresho, twumvire icyo itubwira, twumvire icyo Yesu yavuze. Yesu yaduhaye amategeko abiri gusa, aravuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, umaze gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Hanyuma urwo rukundo ruzagaragara mu bikorwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Abantu ntibakirwe babeshya abandi, turi abakristo, turi abantu beza, turi abaturage beza, niba utumvira ayo mategeko. Ntuzajye mu bandi ngo ubeshye ngo uri umugore cyangwa uri umugabo utubahiriza inshingano zawe. Kwambara ipantaro no kwambara ingutiya ntabwo bikugira umugore. Umugore ni umutima, umugabo ni umutima. Niba ujya mu bandi ukabeshya, ubireke uyu munsi. Mwihane, mwivugurure, mwisubireho kugira ngo tubone imigisha. Uriya hari imigisha myinshi twahagaritse mu ngo, twahagaritse mu buzima, twahagaritse mu mibereho yacu, bituma urugendo rukomeye. Abantu bakagenda baseta ibirenge bagashaka gusubira iyo bavuye. Urugendo nitayoborwa n'Umwami Imana, nitayoborwa na marayika y'Imana, ruzadukomeye. Ariko ndabifuriza kugira ngo murworoshye, mushakishe Uwiteka Imana yanyu umutima wanyu wose n'ubwenge n'ubugingo, hanyuma ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibindi byose Imana izabikora. Ibyo uzabikora wirinda korona, urabikora utanga mituweli, urabikora uri Mothers Union, uri Fathers Union, uri Ebenezer, uri abasheshe akanguhe, uri urubyiruko n'abana banyu bose, kugira ngo igihugu Imana yarahiye yaraze basekuruza banyu namwe muzakijyemo, mubone amata n'ubuki, kandi muzabone n'ubugingo bw'iteka. Mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.